ko niba ukunda igituko bya nyabyo cyangwa se niba ari amagambo ari aho ngaho aba yitambukira. ntago ari amagambo. Ntabwo ari amagambo. Ibyo mwabonye nibyo mwumvishe nibyo. Ntago ari amagambo kuko ndamukunda bya nyabyo. Uramukunda bya nyabyo? Gitoko wamukundiye iki sasa? Gitoko murambivuga iteka ko mukunda, icyo namukundiye. Namukundiye indirimbo ze. Wamukundiye indirimbo ze? Mukundira ibyiyumviro byanjye mu mutima. Uko ngenda mwiyumvamo. Ngo wamukundiye indirimbo ze. Ubwo ni ukwanga ukunda indirimbo ze ntabwo ukunda Gitoko. Oya, undi indirimbo ze nawe nkamukunda. Munyemere mbasuza mwe muri gukurikiranye kuri Trend 250 cyangwa se Trend 250. Amahoro y'Imana abane namwe aho mwa bamuherereye hose. Izi rero ni kamera za Trend 250 cyangwa 250. Uyu munsi twagiriwe amahirwe yo kwakiraho ngo ni umukunzi wa Gitoko. Ngo hajya ngo waravuze ngo bakwita Ange. Muja wa Maria Ange. Yes, ngo bamwita Muja wa Maria Ange. Niwe rero no twakiriye hano kuri Trend 250. Amahoro y'Imana abane namwe aho mwamuherereye hose. Turakwakire kuri Trend 250. Murakoze kunyakira. Umeze ute? Meze neza. Rero hari video twabonye zirimo zigenda zisirikira kuri social media zicicikana, ariko turavuga ngo reka tuzagushakishe ko twakubona, ariko tukubaze koko niba ukunda Gitoko bya nyabyo cyangwa se niba ari amagambo ari aho ngaho aba yitambukira. Ntago ari amagambo. Ntabwo ari amagambo. Ibyo mwabonye nibyo mwumvishe nibyo. Ntago ari amagambo kuko ndamukunda bya nyabyo. Uramukunda bya nyabyo? Gitoko wamukundiye iki sasa? Gitoko murambivuga iteka ko mukunda, icyo namukundiye. Namukundiye indirimbo ze. Wamukundiye indirimbo ze? Mukundira ibyiyumviro byanjye mu mutima. Uko ngenda mwiyumvamo. Ngo wamukundiye indirimbo ze. Ubwo ni ukwanga ukunda indirimbo ze ntabwo ukunda Gitoko. Oya, undi indirimbo ze nawe nkamukunda. Ubwo se ari indirimbo za Gitoko nawe ni icyo ukunda? Nyine ukunda umuntu ukunda n'ibye. Ngiye nkunda Gitoko, ngakunda n'indirimbo ze. Ukunda Gitoko ukakunda n'indirimbo ze. None se Gitoko amaze iminsi yaraje mu gihugu cy'u Rwanda, yaravuye hanze. Gitoko se nibe umukunda ukamukundira n'ibyo byose, Gitoko ni iki wowe uvuga ati yakoze kano gashya karankura gatuma numva gahuje n'ibyumviro byanjye? Agashya yakoze. Agashya yakoze gatuma gahura n'ibyiyumviro byanjye. Gitoko ni umuntu uvuga ariko ushizemo imbaraga kugira turebe twumva ibyo ari byo. Gitoko ni umuntu ufite impano abantu badapfa kubona. Impano yo kuririmba neza. Akagira impano y'urukundo. Iyo umubonye mbona bimugaragaraho ko yagira urukundo. Umukunze ko nawe yamukunda. Ubona bimugaragaraho? Bimugaragaraho. Ese Gitoko iwe ntabwo uramugeraho? Ntabwo ndamugeraho. Kubera iki? Ariko ndabyifuza kumugeraho. Urabyifuza ariko ntabwo biraba? Umunsi wageze kuri Gitoko niki uzamubaza? Nzamubaza niba uko mukunda yaba yarambonye cyangwa yaranyumvishe akumva ko nanjye yankunda. Kumva ko nawe yagukunda. Gitoko aramutse akubwira ko agukunda wabyifata mute nk'umuntu wamupfiriye wihebeye Gitoko? Urumva byaba ari ibyifuzo n'ibyishimo byanjye. Byaba byisohoreye. Gitoko aramutse agukunze ariko ababyeyi be ntibagukunde. Ankunda ababyeyi be ntibankunde. Twakundana nyine nta biba birenze. Wajya mu rugo se ababyeyi batagushakamo? Twasiba kujya mu rugo. Mukabana gutyo gusa?
none se bwo ubetse ngubaze ubwo wajya kubana n'umuntu none se dukundana ubwacu dukundana ababyeyi nta biba birenze cyambere nuko tuba dukundana nkunda nanjye mukunda cyambere nuko umukunda nawe agukunda ibyo ababyeyi byo ndiba bikubaza nabyo bagenda babyumva tubumvisha Igitoko usanze afite umuryango areberera cyangwa afite abana hanze kandi nawe uvuga yuko umukunda amupfiriye wabigenza ute abana nta kibazo abana se ko ari umugisha ubwo nawe baba ari abacu tu baba ari abanyu nta kibazo wabigiraho aya ntacyo n'ubundi twakomeza inshingano zo kubitaho no kubamenya ntacyo biba bitwaye haje undi muntu ngo mukundane utari Gitoko wabigenza ute oya ntago nabyemera ntago nakundana n'abantu barenzewe ese ni Gitoko nyine tu ni Gitoko cyangwa irandirimbo ng'agakecuru kanjye kandekere agakecuru kanjye urayizi ndayizi niwe yaririmbaga se oya ntago ari njye yaririmbaga ariko birashoboka ko nanone nanjye yandirimba bibaye ngombwa nawe yakuririmba none nga gutya se usanze uwo yaririmbaga yifitiye umugore ugasanga nyine uwo yaririmbaga niwe ashaka kwijyanira wabigenza ute mukobwa nyine nabyakira ariko byangora kubyakira ariko nzi ko kubyo nzi ko ntawe siko ntawe ariko hamusanze wavuga ati ngo ndabyakiriye nabyakira ariko ntago nabyakira neza byambabaza pe byakubabaza oya se kandi byakubabaza gute bitambabaza uzi gukunda umuntu ugasanga akundana n'undi birababaza biba bimeze ute biba ari bibi byigeze bikubaho ntago byambayeho ariko byambabaza bimbayeho bikubayeho byakubabaza ubwo se usanze wenda usanze yarabamenye mbere yuko erega wowe atinze kubimubwira nicyo kindi cya mbere atinze kubimubwira kandi hano hari abakobwa bari shapu bahita bavuga ati gutya na gutya nta ngakababaje umutima kagira ute nyina mbwiye ko akundana n'undi afite undi akundana nawe nabyakira ariko ntabwo byaba ari byiza wakwiheba nabyifuzaga none usanze akundana n'undi ukabigenza gutyo hakaza undi musore ntabwo wamwemera hakaza undi musore aya ntabwo namwemera keretse wenda babana uya batabana gutya akakubwira ngo njye nabonye undi oya nakomeza nkamukunda none se undi uko nawe yaba amufite akunda ubwo nyine yazahitamo wenda yazahitamo ariko usanze babana byo hapi ubwo nakihangana nyine nka po eshatu hari umukobwa wa Israel Mbonyeravuze ati ngasanze aba afite umugore cyangwa yagize ute ngo yaba mansera ngo nta wundi mugabo yashaka ngo yaba mansera ariko utaba mu kigo nawe niko byagenda se nuko niwo mwanzuro ntabwo washaka reka kuberigeza utashaka ntabwo umwanzuro ni ukuba masera ubwo nyine uba waragerageje bikanga nyine uba waragerageje bikanga niyo mpamvu cyatuma udashaka ubu ahubwo wowe washaka noneho asigaye wamara gushaka none se nyine ko aba yifitiye uwe waba mansera gute ubu ntabwo uba ushaka kuzabyara se cyangwa kuzubaka ubwo nyine uwo wakundaga ntabwo byaba bibaye amahire ubwo undi wakunda mukabana ntabwo wajya umwiyumvamo nk'uko yumvagamo undi wakundaga ni ikihe cyiza cyo kubana n'umuntu ugukunda cyangwa ni ikihe cyiza cyo kubana n'umuntu utagukunda ariko wowe umukunda cyiza cyo kubana n'umuntu ni ibibazo bibiri ni ikihe kibazo ni ikihe cyiza kibaho ngo kubana n'umuntu wowe umukunda
atagukunda we atagukunda cyangwa se no kubana n'umuntu ugukunda wowe utamukunda nyine biba bigoye gute iyo abantu babiri badahuza badakundana haba harimo ikibazo hari uko mushobora kubana urumva agukunda utamukunda agukunda umwiyumvamo utamukunda utamwiyumvamo ariko mubana hamba numva atari byiza pe numva batari byiza bumva atari byiza biba biri gusobanya kubera ko biba biri gusobanya none so n'ubu byumva umuntu agukunda utamukunda umukunda atagukunda numva ntabwo biba ari fureshe neza urumva bari gusobanya icyiza ni uko baba bakundana bose bahuza naho nga gutya uramutse ushatse umugabo ugasanga umugabo wawe ntabwo abyara ariko wowe ubyara wakwahukana oya ntabwo nakahukana wabigenza utese nyine wakihangana Imana ikazakora ibyo ishaka wakwihangana Imana ikazakora ibyo ishaka se wazaba utabyara none se ko naba mbyara nyine watabyara nabyihangane cyangwa wajya kumushakira iruhande oya ntabwo nabikora ubwo nyine nakihanganira ibibazo bye oya none se akubwira ati rosheri ntabwo mbyara pe nawe urabibona shaka undi muntu mubyaranye ariko utahana aya ntabwo nabyemera kubera iki urumva atari ikibazo wonyine none se ngiye kumushakira hirya urumva n'ubundi ntabwo yaba ari uwe kandi tubana n'umugabo wanjye ahubwo icyiza namwumvisha buryo ki tugomba kwiyakira tugatuza urumva nyine ni ibintu birebire ni ibintu biba bitumvikana ariko nanone ntabwo wakwanga kubyara washaka kandi iruhande ukagafifita oya ntabwo ari sawa wagashaka ugafifiza ubundi kaba atarakumugabo wawe mupfa kwamwa nimba atabyara ugomba kumwihangana kuko ntabwo aba ari we wabyiteye ubwo bukeka biba byaturutse ku kisi niba atari we kuki nyine wenda nshobora kuba narabyaye mfite nk'umwana wenda we ntawe afite nyine atabyara ibyo turabyumva aramutse watabyara wiyizeye yuko ubyara ariko watabyara mwagumya kubana twabana usanze wese abyara utabyara akakubwira ati sheri ngewe rero bino bintu duhitemo kandi ngende nshaka umwana iruhande wowe kuko urumva ntabwo nzakureka ariko kanyene nshaka umwana iruhande wabigenza ute wabyemera wabyanga wakwahukana ntabwo nakahukana nabimubuza kujya gushaka abandi ku ruhande yabyanga tukabiganiraho tukareba uko bigomba tukareba nk'abantu tukabiganira naho tukareba ikigomba gukorwa mukareba ibigomba gukorwa kanumva cyaba ari ikibazo oya ntabwo cyaba ari ikibazo twareba abantu nyine tukicara tukabiganiraho tugafata n'imyanzuro y'ikigomba gukorwa bakatugira n'inama ariko ibintu washatse bikajya mu buryo urumva cyaba ari ikibazo ntabwo cyaba ari ikibazo cya mbere ni ubwumvikane ntabwo si ubwumvikane bwo kutabyara koko bibaho birashoboka byose no kwihangana nyine bizamo icyo gihe byose bibaho kandi birashoboka hamwe n'Imana no gusenga yesi munyemerere tubasezere mu mwari mudukurikiranye kuri Turendi 250 cyangwa se Turendi 250 amahoro y'Imana bane namwe ince zitandukanye zo muri iki gihugu mu cyaro cyangwa se hano mu mujyi wa Kigali ndetse naho
aba diaspora mwese mudukurikirana kuri Trend 250 turabakunda cyane kandi tuzara tubazirikana uruwingenzi wowe udukurikirana wakoze kandi na subscribe urumwe mu bagaciro ku buzima bwa YouTube channel yacu umuryango munini turimo kwagura cyangwa se tumaze kugira kandi tunabizeza yuko ikintu cyose kizajya kiraba hano mujye mugikurikirana mugikunde kugira ngo ibintu byose bijye bibasanga bimeze neza kandi turabakunda cyane ciao ciao